hakoreshejwe mudasobwa mu ruhame mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa icyaha cyo gukora ibiterasoni mu ruhame n'icyaha cyo gutukana mu ruhame. Yakaratukana n'ubundi nk'ibisanzwe. Abafunzwe rero barimo Mukamana Francine w'imyaka 24 akaba akoresha chaîne ya YouTube izwi nka Fani TV 250 na Iradukunda Teministokre uzwi nka T-Brace w'imyaka 27 ufite Kigali magazine aramutipe Kigali magazine Gasore Pacifique Yaka mwana nambaye ubusa. Reka nkubwire hari amabwiriza ya YouTube uko yubatse hari ibintu itemerera abantu kwa prodingaho cyangwa gushyiraho. I swear to God baramutse babyemeye ni amabere abantu ziko babya prodinga babikora. Abantu banyotewe amafaranga. Erega urashaka amafaranga je. Abantu banyotewe amafaranga. Abantu banyotewe amafaranga batitaye mu nzira izarizo zose byanyuramo. Gute? Listen guys, ndagira ngo mbabwire ko nta muntu numwe ufite weza ko commissioninga umuntu amucira urubanza ku kintu runaka we atabasha kuba yakora. Ako keri ibintu byo rusambanya ntago mbyemera. Hari ukuntu bari yabaye akabajyaga babakoresha ibiganiro abamwe mu ba YouTube babakoresha ibiganiro ugasanga yamuhuje n'umukobwa yasomye amabere bararengera. Ariko se hari video nabonye kuri Fani mana yanjye akarebamo imbere mana. Ariko se reka tukira ngo mubwire Jerry igihe tugezemo vision bijyana n'ibihe. Je ntabwo nakavuze reka mubwire icyo cyambere cyo sibyo n'abantu babyumve ndetse n'abadukurikiye bari muri leta zigiye zitandukanye bari n'iki kiganiro babyumve kuko nacyo turwaye. Igihugu turimo ngereka mbabwire ngere ku giti cyanjye igihugu turimo dufite umuco mbere na mbere. Ikindi kintu cya kabiri cyo bagomba kumenya niba ariko nyuma yuko dufite umuco dufite urubyiruko rukennye cyo mu bifokasinga umuntu abimenye ayozo muri za ministeri ndetse n'abandi dufite urubyiruko rukennye. Urwo rubyiruko rukeneye akazi sibyo ntabwo ruri kubona akazi nta mikorere ihari minini ifatika ku buryo urubyiruko rwabona ibyo rukora sibyo. Urubyiruko rurigwanya no kuba rwahimba akazi kugira ngo urebe ko rwaramuka. Yes, reka mbahe ikaze nanabashimira cyane mwebwe mwese mudukunda kuri 5 Generation TV show. Ndagarutse ni Jerry ndi kumwe na bando yanjye nongeye guhora nayo. Keri, salam. Jani fresh guys. Umeze neza. Iminsi myinshi kuri 5 Generation. Iminsi myinshi kabisa. Nizere ko nabandi bameze fresh. Nabandi bameze fresh. Iminsi myinshi wahora uhugiye mu duki wa? Narindi muri Polonye nago ndi mu Rwanda. Nago ari mu Rwanda. Keri hari hashize iminsi ndakeka tutavugana tudakorana ariko kugera kuri kamera ni by'agaciro cyane. Imihanda yaranyereye uyu munsi dufite ibintu tugiye kubwira abanyarwanda. Byinshi cyane byinshi reka twinjirire kuri Keri speech kuri TikTok yabaye akasa mutwe igitekerezo cyavuye hehe bira bintu uvuga ubikura hehe. Kubakunda kubona boro nkora za speech izi ni boro dukora dushingiye ku bintu tubona cyangwa se ku bintu bigaragara umunsi ku wundi tukareba n'abantu uburyo babayeho tukabihuza tukabasha kuba twabikoramo speech ishobora kuba yasohoka igafasha abandi kugira ngo n'ubirimo abe yabonye uburyo ashaka kuba yabyikuramo cyangwa se uburyo ashaka kuba yabyirinda nawe nibizamugire nkuko wawundi yabaye. Ubwo navuga ngo ni motivation. Ni motivation yo kumotiva wa muntu ufite ikibazo wa muntu umeze gute kugira ngo abone ko nyine bya bintu yumva ko bidashoboka bishoboka agire nyine amakuru afata nyine ku bya bintu runaka wa atinya cyangwa se abona adashobora kuba yakora. Mu gaseke ufite udufitiye iki noneho amakuru ni menshi cyane nagira ngo tuyinjire mu buryo kabisa. Amakuru ni menshi cyane ndashaka tuze kuganira kuri perezida w'u Burundi wicujije impamvu yayoboye Burundi. Aya na makuru yastungiye abantu benshi cyane ndagira ngo tunaze no kuvuga ku yandi makuru y'uburyo Semuhungu yaje mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu benshi bafite ubwarimo baravuga ibintu byinshi cyane ndetse turaza no kuganira ku itsinda ryafashwe ry'abantu batandatu
bari mu nzego zari barimo na Yaka mwana abantu baramuzi cyane mu bantu bafite YouTube channel bagiye bakora ibikorwa bigiye bitandukanye birangira bisanze bari mu nzego z'ubugenzacyaha arizo RIB biri mu bintu turi buganireho ndetse n'ibindi barumva ko ibintu bihari. Yes, ibintu ni hatari. Turanzikira kuri iyo nkuru yo mu gihugu cy'abaturanyi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ati kuyobora igihugu cy'u Burundi ni ibintu bigoye. Ati rwose amakuru yamaze kuba yamenyekana. Reka nze mfashe abanyarwanda iyo turi kuvuga ibintu ngo tuvuge ibintu biri proof kandi ibintu byanditse kugira ngo batazajya bavuga ngo hari ahandi hantu byavuye. Bibari neza cyane. Reka nze mbabwire ukuntu byifashe ibyo kwa perezida w'u Burundi. Perezida wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku bantu benshi cyane bamuzi yagaragaje ko yicuza kuyobora iki gihugu kuko kigoye kurusha ubuyahudi. Yego ngo kiragoye kurusha ubuyahudi bwo mu gihe cya Yesu yari akiri mu isi. Ni ijambo yakomoye ku bujura yemeje ko ikigo gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi bw'ikaha ODC gikorera abahinzi iki gihingwa ngengabukungu. Muri iki kiganiro n'abayobozi bo mu nzego zibanze n'abashinzwe umutekano mu ntara ya Gitega, Perezida Ndayishimiye yasobanuye ko umuhinzi yishyurwa amafaranga y'u Burundi abarirwa kuri 500 ku kiro cya kawa. Ariko icyo kigo kikaba kigurisha mu yabarirwa mu bihumbi 600. Ngo ibi byatumye mu mwaka wose kibahombya miliyoni 47 z'amadolari. Uyu mukuru w'igihugu yatangaje ko abahinzi ba kawa aribo bashobora imbaraga nyinshi mu buhinzi, bityo ko aribo bakabonye bakuramo inyungu nyinshi kurusha ibindi ikigo gishinzwe iterambere ryabo. Ndayishimiye yanagaragaje ko bisa naho ari abarundi Imana yaremye kugira ngo bahirike u Burundi kandi ngo nibo bakora ibishoboka byose kugira ngo butagira intambwe butera mu iterambere. Urumva ko we yakomeje gukomosa avuga ko abarundi ubwabo harimo bamwe nibashaka ko igihugu gitera imbere. Biri mu bintu byakomeje kugenda bitungura abantu ku mbuga nkoranyambaga, abantu bakibaza ngo how president w'igihugu runaka nyine yifata akavuga ngo igihugu nyine ngendumva neza kinaniye. Abababaye birumvikana. Ariko ndagira ngo mbwire abantu tukiri kuri aho ngaho, uwo no mukuru w'igihugu nabonye hari ukuntu bagiye bafata video yavuye bakagira ukuntu uriya n'umunyacyubahiro afite ubudahangarwa no mukuru w'igihugu. Abantu bakoresha zira video social media ntago ari byiza mu show some respect. Wakomeza barabikora. Reka twihagaye tubwire abarundi badukurikiye nago tuba tubibasiye ndetse n'abandi bantu baherereye hanze y'ibintu. Twe twasomye inkuru ku gitangazamakuru nta bindi. Abiri cyangwa se cy'umunyamakuru abira no kuvuga amakuru ariho kandi nabo ndatekereza babibonye. Ngiye narivuze ku bya TikTok ku bagenda basura video zitandukanye bakatutuna ati mwumve byenda gusetsa n'ibindi. Bo nago byagakwiye kubera ko umuyobozi uwo ari wese abagomba kubahirwa uko ameze kuko aba ari umuyobozi kandi haba hari impamvu abayoboye. Buriya umuntu ajya gutorwa ku umuyobozi ari uko hari ikintu babonye ko abishoboye. Ico nico wa mugani w'abana. Ubwo rero tukiri gukomeza sinubwo turakomereza hehe? Ndumva twakomereza hari twigarukire muri showbiz kara gace gato kari kanyuzemo bitewe n'abantu babifashe ukundi kuntu n'ibindi mu minsi yashize. Umugabo nimba namwita umugabo nimba ariko no umugabo kuko yitwa Semuhungu asesekara i Kigali. Yagaragaye kuri live ya Instagram avuga ngo abantu bari kumwibasira bavuga ko yirukanwe muri Amerika. Nta gihamya bafite, nta nzandiko babonye, nta kamera yari ihari ngo babibwirwa n'iki ko bamwirukanye ubundi. Ariko tukiri aho ngaho ari video zacicibikanye ku mbuga nkoranyambaga ndetse zino ku rubuga rwe yapostinze. Abasore bagira muri 6 baryamye ku gitanda basakuzane turi kumwe n'ibikingo nanya mfashe ku ngufu n'ibindi. Haza kumenyekana amakuru avuga ko umwe muri abo basore akora mu nzego z'umutekano muri polisi. Polisi y'iki gihugu
igihugu cy'u Rwanda ayo namakuru oya wait yo turi kuvuga ibyo bintu nago bagaragaye nago iyo tuvuze ngo kubera ko bari mu nzego z'umutekano nago twabafashe gukora ibintu bibi just bari kumwe bari muri enjoy bari kumwe akavuga ko umwe mu basore barimo aho ngaho akora muri polisi ntacyo bitwaye nta kintu nyine niyo mpamvu wivaguriye polisi kuko nta cyaha kirimo iyo umuntu ari kumwe na Semuhungu hari ibyo bakeka nkuko watubona nawe yavuga ati ko biri kose nyereka inshuti yawe ariko ngo mubwire mugendana ibi bintu bifitanye isano kuba umuntu ashobora kugendana n'undi bivuze ko bafite imico imwe erega ngira abantu nibagahuza ibintu sibyo nago kuvuga ko nago na Yesu yaravuze ngo nimuzigire nimukanga abanzi nimugacira abantu imanzi nimukagiye mujye mugira mugenzi wawe neza nkuko nawe uyigirira sibyo ni gute wumva ko niba umuntu arinda cyangwa se umuntu ari iki ugiye kumuca bandi nzongera kugendana ese ugendane n'abantu bazima gusa reka Yesu cyamuzanye nabo ngabo nyine abo rero bamara kumuzana natwe turiho nago turiho kugira ngo duhure n'abantu beza gusa uko niduhura n'abeza nago sinzi ukuntu isi twaba turimo yabimeze hagomba kuba hababe hakabaho n'abeza bagomba guhindura ababi reka tugaruke kuri iyo video yasohotse iyi ni video yagaragaye iri kuri IG nibiza gukunda urasukikuraho uyibereke iri kuri n'umundi iri kuri IG Semuhungu ni video yagaragaye bari ku buriri baryamye abasore bamwe bari kunywa inzoga abandi bambaye agatuza hejuru bishe mu maso akuriya mutipe ngo afite agatubutse ariko Jerry umuntu afite nantumire nje kuba kuri iyo fanta kuba afite amafaranga ni kimwe sibyo ariko se reka turebe hano mu Rwanda wamungane kuba waza uvuga ngo uvuyanze uri mu diaspora ufite amafaranga ndabo bari kumwe n'inshuti ze none se nemerewe kugira inshuti mu nzego zitandukanye inshuti zigomba kubaho muri ubu buzima bitewe ibyo ntago twabijya kure ngo tujya kubijajingaho ariko ni tureba societe turimo abantu bari gufata ibintu muri sije bitakagombye muri angre cyangwa hakaba nanone nagaruka kuri iki kintu abantu bari gukereya inkuru kugira ngo ibintu byaguke bikomeze bibe strong habaye ikibazo cyo muri entertainment kuba nta nkuru bafite cyangwa se nta kintu bafite cyo gutanga bakaremasaga sinumva ko kuba Semuhungu yagaruka mu Rwanda ari ikibazo ni wabo niho yavukiye none se kuba yabamurikana muri Amerika mvira hari umuntu ugize uvuga ngo mvira hasi mvira mu Rwanda cyangwa se mvira mu gihugu ngo bamwirukanye mu Rwanda ngo agirwe amagana irwamagana ari mu mahanga rero ibintu kuntu biba bimeze kuba bavuga ngo muri Amerika barahamwirukanye akagaruka ngiye ntago numva ko ari ikibazo hano ni mu iwabo ni benshi bagaruka ndagaruka kuri aka kantu kuki inkuru za Semuhungu zikomeje gukura bavuga ko yirukanwe abantu bakagira impungenge bitewe n'abantu bagendana iki kintu abantu bakivugaho yakunze kuvuga ko ari umutinganye ndetse ubwe akabyiyemerera erega kuba ari umutinganyi nese ubundi reka nkubaze tuvuye ko mu Rwanda ari umutinganyi nyine dufite none se ko iki atavuga abandi hakavugaho kuki bamwibasira se afite amafaranga ahubwo ngiye numva ko kirari kirega ubwo anashaka yanatanga kujya ariko yaranabivuze muri live Instagram yakoze yibasirwa n'abantu sibyo hano mu Rwanda dufitemo abatinganyi benshi cyane ntago ari wenye kandi noneho bakora n'ibyo atajya nakora barigaragaza byadaje ku rwo hejuru ariko uriya ni president wabo motion uko batamuvuga cyane se motion yakoze iki yagize ati Kwanda ziri mu season niyo ageze muri 12 episode Semuhungu abantu bavuga ati se iyo mico uvanye iyo ngiyo niyo uje kwanduza abasore mico avanye hehe ni yavanye hehe arajegire muri hoteli ndikumva comment ngo Semuhungu ngo ugeze mu Rwanda gutangiye kujya mu gahoteli ngo agiye ugashaka akazu gakodeshwa kuri modoka kashyamana ngo akajya kuverisa gutangiye kwemera ujya mu mahoteli muzazanye amafaranga nati ubundi baramushaka iki ese muzera ko igihe kingana gute hari wari kubwira ngo ndaburaye ngaburira ariko afite imitungo ya mutipe arafite gerakoze ko umugabo we nimba ari umugore sinzi ko ubwo nibo babizeranyeho yarapfuye amusigira byose ubwo urumva ni Landlord muri Amerika ni Landlord muri Amerika none se uko biri kose niba baranamukanye muri Amerika afiteyo ibikorwa bizajya bimwishyura nimba aje kuruhuka agasura umuryango n'inshuti kibazo ni hashaka kubera ko n'ubungu wavuze ngo ndashaka gucanga amakana abanyamakuru nayo nakwicara kuri intebe y'imbere
kadushangamo akantu tukinywera cyaze tukarya yiga nitukajye tujajingira abantu uko bavutse ubu buzima twese twabwisanzemo buri wese yavutse ukuntu ninjye bw'ingirano ngo tukajajinga uko abantu ubuzima bwabo bumeze agute tumenya ngo ese babitewe n'iki byagenze gute ni igiki twihutira gucira abantu imanza twihutira kumenya ikintu cyabateye gukora ibyo bintu. Ese uyu muntu uvuga ngo Semuhungu yavutse akunda abahungu uyeza kuvuka akunda abahungu Semuhungu akunda abakobwa reka nta muntu waburi icyo avuga ku muntu gusa ikintu kiba gihari cyo bareka kwibasira no bareka kwasura bareka kumwibasira kuko afite amafaranga ye ni yitwara uko ashaka n'undi abo bafite bahuza barahari akose kuri kumuvugira ati kuko ntago ndi kumuvugira abantu badukurikiye babyingi ntago ndi kumuvugira yagukarazema karawo nge ntago narawundi Semuhungu se ko nanamuzi je ntago muzi nano nyine mwumva uko abandi bantu bose bamwumva ariko nyine uko ngiye mbaca gushyira muri sije kandi tugashyira muri logique twese turi tuzi show business entertainment abantu barakwibasira akakuza kakukundira umuntu akurema inkuru kakubuza umwuka akayirema ikagufata ngiye kumera nk'abantu iri joro bari kubaza The Ben amutesha umutwe ngo se uko tutabona umwuzukuru mutangiye kubaza umwuzukuru wa mwamukoresheje iyi show biz irimo n'abantu babaza ibintu by'amafuti iyo niko yabivuze ati ibi biri personal cyane kuki mubibaza ngo kubera iki ngo kutabyara ngo taduhereza umwana ngo duhereze umwuzukuru muri bo ninde nyirabukurimo cyangwa se sebukwe uri kwaka umwuzukuru The Ben ariko niyo yabasobukwe buriya nta ibintu ubu nisabwe mwakati ibintu byo kubyara ni igeno ry'Imana bro oya tuve no kwigeno vision tugezemo nago kubyara uri kubihubukira buriya abantu bafite amafaranga baza agace kuba utahubukira kubyara yego kuko barana abantu bakiri gushaka amafaranga niba bafite tagete gushaka miliyoni 500 niba bafite tagete gushaka miliyari 3 kavati ngiye ngoma kubyara mfite miliyari 3 nkicara umwana wanjye akarya amafaranga akazarya amafaranga yanjye mpaka nyine tu nazigere yicwa n'inzara akavati uyu munsi nimbyara hari imwe muri kariya yanjye beta byangirika mu kuntu uko nacuruzaga bikagabanuka exactly cyane ko umwana ni impano ikomeye ugomba kwitabwaho agomba kwitabwaho mu buryo bw'amafaranga ndetse n'umwanya ko nagavanga agiye kubyanga ariko muri ibintu bya showbiz afite umwana oya agomba gufata undi mu gihe kinini yicaye akuriya muryango ufite imana afite amafaranga ariko sha babahaye amafaranga wariye neza ariko uzi ugasinya contrat bakagusinyisha n'umugore wawe nawe bakamuha umugore n'umugabo bose mugasinya mutimuza Imana iragobondi nano ko bawe nago mufatiza 15 nyine tuzihaye uyu muzare mwese nka turamusariwa kudeshapo kabisa The Ben is the legend nubwo abantu bavuze ngo ibintu byinshi bashaka kumugonganisha na Bruce buri gihe ibi ni ibintu nyine njye mubwira ngo hano abantu bakora show biz badafite iyo badafite ikintu bavuga ngo iyo hari umunyamakuru ugize aho kubitanira na The Ben abashaka ngo anagema akantu arebe ko hashya arebe ko The Ben akotora arebe ko hazi ikindi kintu ariko that is a shit biranaga ibintu byagakwiye ku bantu bakora entertainment nyarwanda ko dukora show biz kwibasira umuntu no kugira gute sinekereza ko ibyo byakabayeho kino rero akayabo yabahaye bakomeze batera imbere bayamamaze come on hakutikira kugikikidiye ku mafaranga tumanye modo ku mafaranga bagenda natwe ku mafaranga natwe dore yatwemera ariko ntago aratugera baraza kuyataga The Ben rakuna amafaranga aboneka dore shakuna amafaranga aboneka tuyaryeho tumenye neza ko yo contract kuko yari kontara imeze neza cyane ibintu byari neza The Ben na Pamela ngayo nguko akayabo basa neza cyane tukagaruka mu minsi yashize keri urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruhagarariwe na Dr. Thierry Murangira hari yagaragaye avuga ku kintu bita na YouTube channel zikwirakwiza ibishegu cyangwa imvugo z'urukozasoni arazihanangiriza n'abakorana n'abapfumu kuri uyu munsi rero hari abatawe muri yombi keri uyu munsi turi kuvuga gutyo nibyo narindi kureba ku makuru nari mbonye mu kanya yeho akajisho amakuru dukisha igihe .com aravuga ko RIB yataye muri yombi abantu 6 barimo na Yaka mwana ariko Yaka arananiranye Yaka
ariko se yaka mu ndaya yaka Sodoma na Gomora yaka igikondo yaka yabaye yaka si we wenyine rero wafashwe ngo bakurikiranyweho rero bakurikiranyweho icyaha cyo gushyira ahagaragara amashusho yerekana imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa mu ruhame mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, icyaha cyo gukora ibiterasoni mu ruhame n'icyaha cyo gutukana mu ruhame. Yakaratukana n'ubundi nk'ibisanzwe. Abafunzwe rero barimo Mukamana Francine w'imyaka 24 akaba akoresha chaîne ya YouTube izwi nka Funny TV 250 na Iradukunda Teministokre uzwi nka T-Brace w'imyaka 27 ufite Kigali magazine aramutipe Kigali magazine Gasore Pacifique Yaka mwana nawe ntiyasigaye. Mugwaneza Christian w'imyaka 26 akaba afata amashusho anyuzwa kuri chaîne ya YouTube. Aba bose bakurikiranyweho ibyaha bakoze mu bihe bitandukanye bakaba baratawe muri yombi tariki zingahe? Batawe muri yombi ndikubona batawe muri yombi tariki komona ari basanga tariki batayishyizeho aruno ariko ko birinda tekereza ko ari batawe muri yombi tariki 16 Mata n'eshatu Gicurasi uyu mwaka. Abafashwe bafungiye kuri station ya RIB Nyamirambo. Urumva ko bamaze igihe babafashwe RIB buriya gutangaza. Urumva yagiye ibafata bamwe na bamwe mu byiciro wenda bakomeza no kugenda bakora iperereza. Yes, bafashwe mu bihe bitandukanye birumvikana. Kerinda garuka ku kintu kimeze gutya kubera iki abantu taye cyane ku rukoza soni gutangaza amashusho atari meza cyangwa amagambo yerekeranye cyangwa kwirakwiriza. Njya nkunda kureba sometime nkunda kurikirana social media kuko unyibamo cyane ndayikurikira, ariko ikintu nabonye hano mu Rwanda bakunda hano mu Rwanda mukunda ubusambanyi simvuga ngo hano mu Rwanda gusa hano muri Afrika cyane, ariko twebwe abaturage n'urubyiruko n'abantu bakuru mukunda ibintu bijyanye n'ubusambanyi. Kubera ko niba nabona video y'umuntu wakoze ikintu avuga ngo nakoze ubushakashatsi mfite impano ndashaka gukora bino video karebwa n'abantu 200, umuntu uvuze ngo reka mbere kukuntu bagira gutya bakagira gutya karebwa n'ibihumbi 100. None se jeri hawo mutakunda ubusambanyi uravuga ko ababikora babiterwa n'ababireba, kuko iki ngiki tugishyiraho umucyo. Abakora YouTube channel baba bashaka amaramuko, baba bashaka amafaranga, baba bashaka views. Bivuze gushaka amafaranga kwawe ureba icyo abantu bakunze kuko ariko uzanarebe n'inkuru zakasa mutwe ubona z'amatiku zirarebwa, ariko wakwishyura icupa zirarebwa ukabona nta kibazo. Noneho byagera kuri iki kintu cyo gusambanya ugasanga byabaye ikibazo, umuntu yasambanye, umuntu yagize gute. Listen guys, ndagira ngo mbabwire ko nta muntu numwe ufite uburenganzira bwo kumeshoninga umuntu amucira urubanza ku kintu runaka we atabasha kuba yakora. Ako keri ibintu byo busambanya ntago mbyemera. Hari ukuntu bari yabaye akabajyaga babakoresha ibiganiro, abamwe mu ba YouTube babakoresha ibiganiro ugasanga yamuhuje n'umukobwa yasomye amabere bararengera. Ariko se hari video nabonye kuri Funny mana yanjye akarebamo imbere mana. Ariko se reka tukiraho ngo mubwire Jerry igihe tugezemo vision bijyana n'ibihe. Reka mubwire ikintu cya mbere cy'ibyo n'abantu babyumve ndetse n'abadukurikira bari muri leta zigiye zitandukanye bari n'iki kiganiro babyumve kuko nacyo turwanya. Igihugu turimo ngereka mbabwire ngere ku giti cyanjye, igihugu turimo dufite umuco mbere na mbere. Ikindi kintu cya kabiri cyo bagomba kumenya, ariko nyuma yuko dufite umuco dufite urubyiruko rukennye, cyo mu bifocusing ngo munabimenye, abayobozi muri za ministeri ndetse n'abandi dufite urubyiruko rukennye. Urwo rubyiruko rukeneye akazi, sibyo? Ntabwo ruri kubona akazi, nta mikorere ihari minini ifatika ku buryo urubyiruko rwabona ibyo rukora, sibyo? Urubyiruko rurigwanga no kuba rwahimba akazi kugira ngo urebe ko rwaramuka. Nese rujye kwiba, bajye kwiba se ntabwo bishoboka. None se batangaza ubusambanyi nyine nane bavuga ngo sibyo? Akubimbwa nabimva, sibyo?
hakubura rangiye nabikora. Hari video ya ntuza ya Junior kuri 5 Guys TV nawe washyizwe mu majwi kakorana n'abapfumu n'ibiki byose nyine izo nzego zose RIB ya mentioninze ivuga ko ikoresha cano mu buryo budakwiye. Aravuga ati se tuzabigenze gute? Ariko man urwo sirwo rwitwaza erega Jerry dukunda inzego z'umutekano zacu kandi turanazubaha inzego z'umutekano z'ubugenzacyaha RIB ndetse n'izindi apartment zitandukanye, ariko nazo zitekereze kuri abo bantu. Ariko ziratekereza niba utakoze ikintu kimugamira umuntu gace hano hari umwana w'imyaka 12 afite access kuri telefone no kuri internet akareba bya bintu mwavuze cyangwa mwakoze. Bahana abantu kuko kwa uploadinga kuri YouTube channel hari wait Jerry kwa uploadinga kuri YouTube channel ushyiraho niba video kize tererwa n'umwana munsi y'imyaka 18 ubishyiraho urabyemeza ntabwo ari munsi y'imyaka 18 wamenya ya video ntabwo ayifungura ngo bishoboke nakubwiye. Ikindi kintu leta yagize kuvuga ngo abantu bakora ibintu by'irusho n'ibikoza soni mu gihe ubisore saa 6 za nijoro igihe wabisohorera cyose ni ikiganiro kizagumaho neje umwana nabyuka agafata telefone yawe azaza kigwe. Ariko se reka tunarebe Jerry tuve ko umwana ubundi akiguyeho kuki mwishuri gishere production system imyigishirize mwarimu atanga mu buryo bwiza n'amagambo akwiye akoreshwa haraho atarenga. Ariko tugaruke hano kuri YouTube wenda bararengera aho turajyana bararengera wenda akabifata mu buryo butari bwo. Umwana nimba ari kureba akabona kare akagabo ngo ninde ni Yaka arafata umuntu araterura mu mabere arafata areba mu ibyo bintu ntabwo byagakwiye ntabwo byagakwiye. Ariko nanone ikibazo burajya mbona gusa ndumva RIB yashyiramo inyoroshyo kuko izi YouTube channel hari urubyiruko rwinshi zitunze natwe twese niba umuntu afite YouTube channel ziratunze abantu 5 ziradutunze dutungiye imiryango ubasha kubona ukishyura inzu ukabona icyo kurya ukabona ko gapantaro. Ariko nanone sinemeranya n'umuntu uzajya hariya akarengera agakora ibidakorwa. Urumva man views zizabasaza ugasanga umuntu yagiye hariya yakoze ibidakorwa yambaye ubusa. Reka nkubwire hari amabwiriza ya YouTube uko yubatse hari ibintu itemerera abantu kwa uploadingaho cyangwa gushyiraho. I swear to God baramutse babyemeye ni amabere abantu ziko babyaplodinga babikora. Abantu banyotewe amafaranga erega urashaka amafaranga je abantu banyotewe amafaranga abantu banyotewe amafaranga batitaye mu nzira izarizo zose byanyuramo. Gereka mbwize reka tuvugisha ukuri ministeri y'urubyiruko ministeri ireberera urubyiruko n'ibindi ntanyundo urubyiruko reka mabwire muri rusange mu gihugu ubijyanye no kwa urubyiruko ruhari hari ubukene mu rubyiruko. Niba koko hari ikintu mubona ko kigomba kuba cyahinduka rego bukene nta munsi butabayeho ariko abakurangiza bose baricaye Jerry abantu bari gukora ibishogo afite amasertifika n'ibindi meme no muri Amerika harimo abantu bafite amafaranga hano mu gihugu n'abandi bafite ama business barakoresha bene batanashoboye abashoboye babicaje sibyo ushoboye niyicarira bakamubwira ngo nge niba ni akuje nge niba nicaye ryamye ukambwira ngo Keri haguruka nuza hano ukaza kuba umusazi ndaguhembe 200 man. Noneho ikintu cya YouTube wumva ukuntu cyafashe indi ntera ibazaho umugore w'umugabo wiyubashye aza kamena amabanga y'urugo rwe uko baryamya uko babyuka uko umugabo atamushobora mu mabanga y'abashakanye man izi YouTube n'umugabo babigiramo ahubwo ikibazo kuko azi ko umugore bamwishyira ari buze bakateka bakarya kamari cy'umugore ibi bintu biraza kudukamuramo ubumuntu. RIB nireke gufata abantu ngibafunge ahubwo ngiye ibagorore ibajyane mu kigo ngororamuco si kigo ngororamuco hakorwa ishyirahamwe rya social media reka nkwereke none hakorwa ishyirahamwe rya social media bafata abantu bakora ibyo bajyane baganirize babatandukanye no kuvuga ngo ni imbobo ahubwo hagira handi hantu habaho haganiza aba media hajya habaho inama rimwe mu mwaka cyangwa se kabiri ihuza media house yose. Leta yafatwa bashyira muri stade haza abayobozi na polisi n'ibindi ayibajyane wawe Jerry yagabajya natwe nawe bazakuyumva twese bazatujya nta kibazo man turi mu hano turi ku muco w'igihugu
hano turi kureberera urubyiruko rw'ejo hazaza man hari video ureba nawe ukavuga uti uyu muntu mu myaka 20 iri imbere wayimugarurira yazishira reka twe kumva ko dushaka amaramuko yako kanya dushaka ibyo kurya byako kanya reba ikintu wakora cyazaramba aseje reka nkubaze ndabyumva hano bwira abantu dukurikiye ikintu bari man Keri ibi bintu birakabije cyane ugomba gukora ikintu kiguha agaciro wari uri kumbaza ngo abantu bakora iki abantu bakore ama content atabahuza adahungabanye none se bituri gukora twebwe hari twe dushobora kubikora ariko hari undi muntu we uragera uti ntibireba amafaranga cyane dushakora iyi nkuru ifite ikivuze kizimikarwa n'abantu 200 abo ngabo rero bakarebwa hari ukora wakinenga zabo n'umubare uri muri miliyoni na kwambara ubusa yatera ububuno muri kamera ibyo ntago bimureba nje ndeba kuri TikTok mana yanje we babakobwa twubahaga tujye duhurira mu nzira ari ikingirana agashyiraho telefone ibintu abakobwa banyu ako se ababyeyi bajya bareba nuko ababyeyi bamwe na bamwe kubera struggle stress z'akazi ntago bajya babona umwanya wo kujya kuri telefone TikTok abakobwa banyu ababyeyi uvuga ababyeyi uvuga bizikaro badimini ku ma TikTok n'abasore ndababona no hari ikintu harya bya bindi mujya mukora babyita ngo iki kugira gute ugashyira umuntu kuri conference mukaganira video call cyangwa se kuri ama live shantaro rubyiruko dufite ababyeyi bahe dufite bo nivuga urubyiruko TikTok yobowe n'ababyeyi nibo ba admin dufite ababyeyi ngo ba Kigali boss dufite ababyeyi ngo ba buru babakire kaza afite amamodokari bafite ama business batanikoraho hanyuma baza live bafite amawine bameze gutyo hanyuma wowe udafite n'icyo uraza we myandagara uraza n'urwagwa rwa desa uri kuzunguza mu kavide ka tunyuri na dunda ubwonko urashaka iki Jerry dusoze ikiganiro man tugana ku musozo ngewe ndagira inama urubyiruko rugenzi rwanjye rukoresha social media bazikoreshe mu bintu byiza ntawe nifurije gufungwa pe ni bibi biraryana ariko tunasaba ribu nyine dufashe ribu nyine mudufashe umudohore wenda mushaka ukuntu muzajya mubaganiriza bakagira Yaka mwana rwose abantu bamukoreshaga ndabizi ko hari ukuntu bamukoresha bakagira ibyo bamwemerera ariko ni ikibazo gikomeye cyane nabo bari nyine bashaka ukuntu ariko content zihari umuntu yareba zitari izo zirimo urukozasoni ndizera ko igihe kimwe ibintu byose bizasubira ku murongo twizeye ko ubuyobozi dufite buhari kandi muri radio ko hari ikintu bwakora kugira ngo busubize ibintu byose ku murongo reka dushimira abakunzi ba Five Generation TV na Rikeri reka kugira ngo mukomeze mukurikirane ibiganiro bategurira byiza kandi amakuru yizewe kandi n'inkuru ziri update murakoze